Turabashuje mwe mudukurikiye muri uyu mwanya. Mumenyereye ko kuri no channel ducisha ibiganiro bitandukanye, mwabonye ibijyanye n'ubworozi bw'inkoko. Twatembereye rero no munsi dushaka aho baba bafite ibijyanye n'ubworozi bw'ingurube. Aha murazibona ni ingurube nziza cyane kandi zikiri ntoya, kuko ubu muzibona zimaze igihe kitarengeje amezi 3 yonyine. Murazibona ni ingurube zikuze. Twagerageje rero kumenya byinshi bitandukanye ku bijyanye n'itungo ry'ingurube. Benshi batemera, hari abarikunda n'abatarikunda, ariko ku bijyanye no muri business, ubu noneho turi kureba ku bwoko bijyanye na business, uburyo umuntu yakiteza imbere yoroye itungo ry'ingurube, niba byavamo koko umuntu akaba yajya gushoramo amafaranga mu gihe yabona ko ashobora kuba yakora business ijyanye n'ubworozi. Uretse kuba ari itungo rikura cyane, murabibona nk'aha ngaha, iyi ngiyi rwose ihagaze nk'ibiro bigera muri 200, ndetse urabona ni imbyeyi ifite utwana. Uretse ko rero ari itungo rikura cyane, ni n'itungo ribasha kubyara ibyana byinshi kandi mu gihe gitoya, kuko mu gihe cy'amezi 8 iyi mubona ni ubwa mbere ibyaye, ikaba yarabyaye ibyana 14. Murabona ko ishimishije cyane. Umuntu ashobora kuba yakora business rwose akaba yazorora, byamugirira umumaro, kuko mu gihe yabyara ibyana 14 rimwe kandi ikaba ibicukiriza igihe kingana n'ukwezi, n'ubu ushoyemo amafaranga yawe ntago wahomba. Mu bijyanye n'imirire yabyo rero ntago zigoranye, ni ibintu byoroshye cyane, kuko iyi ngurube mubona ifite ibyana bingana gutya, ikaba ingana gutya, ntago ishobora kurenza ibiro 3.5 ku munsi yirirwanye n'ibyana, yasangiye n'ibyana byayo. Ni ukuvuga ko iyo idafite ibyana ishobora ngo kurya byibuze ibintu bitarengeje ibiro 2 kandi wayihaye ibiryo bihagije cyane ku munsi. Aha nk'uko muri kubibona irimo konsa abana bayo, iraryama konsa abana bayo. Ibi rero kaba ushaka gukora business y'ubworozi bw'ingurube, ndayibashimiye pe. Ni business umuntu yakora ikaba yakunguka mu gihe gitoya, kuko urumva mu gihe cy'amezi 8 niba ingurube iba igeze igihe cyo kuba yabangurirwa, ikabyarira amezi 3 n'ibyumweru 3 n'iminsi 3, ndetse hari n'amasaha ashobora kuba ari 3 bidashobora kurenga, ikabyara ibyana 14 mu mwaka. Ni ukuvuga yuko ushobora kuba niba woroye ingurube byibuze imwe, ushobora kuba ugize ibyana 12 cyangwa 10, bitewe n'ibyo yabyaye, bitewe n'uburyo wayitaye ukayigabura neza, ikaba yakubyara ibyo byana bitari munsi ya 6 kuzamura, kuko urabona iyi ngiyi yabyaye ibyana 14. Rero nk'umuntu ushaka korora, urumva ingurube zazimo business. Tukaba tugarukiye ngaha, tukaba dushobora kuzakomeza tubashakira andi makuru, tuzaba twabazana mutumira ababwire byinshi biruseho nka veterineri, ababwire indwara zishobora kuba zazifata, ahantu umuntu ashobora kuba yakura ingurube z'icyororo cyiza, icyo umuntu ashobora gushingiraho areba ingurube yaba ari nziza. Murakoze cyane kuba mwadukurikiye. Kugira ngo ubutaha ibiganiro nk'ibi bitazagucika, ntibagirwe gukora subscribe, ukigira imbere gato ugakora ku nzogera, kugira ngo ujye ubona notification y'ikiganiro dupostinze ako kanya. Murakoze cyane.